Reka dushime Imana yo yongeye kuduha amahirwe yo kongera guhura kugira ngo tugire ibyo tuganira. Uyu munsi tugiye gusesengura ndetse tunarebere hamwe ibidasanzwe birimo biragenda bicaracara hirya no hino. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru navuga ko ari inkuru ibabaje cyane, kandi inkuru abasenga bakagombye gutekereza bakibaza igihe tugezemo icyo ari cyo kugira ngo bamenye uko bakwiriye kucyitwaramo. Rero reka mbabwire bavandimwe, umuntu aramutse akurikije aho isi igeze, akareba ibibazo biri kuri iyi si, akareba akaduruvayo kari ku isi, akareba ukuntu ibihugu birebana ay'ingwe, ahatari umwuka w'intambara hari intambara, abantu barimo baragenda bahura n'ibibazo bitandukanye, inzara, ubukene, ibyorezo, indwara zidakira zirimo zirahitana ubuzima bwa benshi. Ibi ni ibimenyetso simusiga kubemera Imana bigaragaza ko umwami Yesu Kristo ari bugufi kuza, ndetse iyi si yacu iri bugufi gushyirwaho iherezo. Rero bavandimwe, ibi nibwo tugiye kubisoma. Reka tuze kuhakura isomo ritwereke ko igihe kirangira ry'isi kirimo kiragenda gisatira umusozo. Ntekereza ko ari uruhare rwa buri umwe wese kongera kwibaza umushyikirano cyangwa se uko abanye n'umuremyi wiwe, kugira ngo uwumva mu mutima we hari ibishinja bigihari abashe guca bugufi, afate igihe gihagije cyo gusenga, yihane, akure inkomyi zose mu nzira, abo yaba yarahemukiye abasaba imbabazi, abasange, kugira ngo ubwo iyi si yacu igiye guhanwa ibihano bikwiriye birimo birakorwa, utazabasha guhananwa n'inkozi z'ibibi. Uyu munsi rero tugiye kureba inkuru ibabaje. Navuga yuko nawe wibaze, numara kumva iyi nkuru wibaze, uramutse uri nk'umubyeyi wabyaye uyu muntu cyangwa se wabyaye uyu mwana, ukamurera, ukamukuza, ukamuha uburere, ariko ukaza kumva ibi byabaye, sinzi ukuntu wabyakira. Muratwandikira hasi muri komanteri, mutubwire ababyeyi mwabyaye, mutubwire muramutse mwumvishije cyangwa se mukaba mwagira nk'ububasha bwo kuba mwahana abo bana, mutubwire icyo mwakora. Reka rero tudatinze tujye mbere. Ariko ibi bintu birababaje, isi irimo iragenda ijya ahantu habi, kandi ni umuvumo urimo uragenda winjira cyane kubera ibyaha birimo birakorwa muri iki gihe cya none. Uzi guhombera ababyeyi, ugahombera sosiyete, ugahombera igihugu, ugahombera n'Imana yakuremye. Icyo ni ikintu kibabaje. Turabirebera hamwe, kandi noneho tugire n'icyo tuvuga ku byanditswe byera, icyo bitangaza kuri bene igihano cyari gikwiriye guhanishwa. Ariko muri iki gihe reka mvuge ngo hari ibihano byagiye bikurwaho, na Yesu nawe ari mu isi ntago ibyo bihano ari byo yashyize imbere, ahubwo yashyize imbere umunyabyaha guca bugufi akihana, kuko hari umunsi wo guca amateka, ubwo Imana igiye gutereka intebe ku bicu. Rero ni amagambo ari imbere yanjye ndimo ndasoma, yasohotse mu binyamakuru, aho mu karere ka Nyanza handitse ngo: Nyanza, umusore yasambanyije inkoko ihita ipfa. Ubuyobozi bw'umudugudu wa Nyagatovu mu kagari ka Kavumu buravuga ko hari umushumba ukekwaho gusambanya inkoko kugeza ipfuye. Ariko se bavandi, ibyaha birakorwa. Ubusambanyi muri iyi minsi ya none ntawabuvuga, bumaze kurenga ihaniro. Ariko reka dutekereze iki kimwe. Ubu nk'uyu musore
ni ikihe kintu cyazamaye amarangamutima ye ku buryo yabonye inkoko akayifuza? Ese ni umunwa wayo? Ese ni amababa yayo? Ese ni amajanja yayo? Ngaho natwe reka twicare tubitekereze, abatanga ibitekerezo mu bitange, ariko reka mvuge ngo ni agahomamunwa. Ni iki Bibiliya ivuga ku by'aya mahano? Reka tubanze dusome isomo rimwe, ubwo tugiye mu gitabo cy'Abalewi, aho Imana yatanze amategeko agiye atandukanye, ariko noneho Imana iravuga mu gitabo cy'Abalewi igice cyaho cya 18. Uwiteka ategeka kutagira ingeso nk'iz'abanyakanani. Ubwo Uwiteka atanze imiburo ku ishyanga rya Isirayeli, arababwira ati nyamuneka ntimuzigere mugira ingeso nk'iz'abanyakanani. Umurongo waho wa 5, nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ibyo amategeko yanjye n'amateka yanjye, ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo, ndi Uwiteka. Oya, turabizi yuko n'ubundi iyo amategeko atanzwe mu gihugu, umuntu wubahirije ayo mategeko ntateka cyangwa se nta gihano kimuhanishwa, abeshwaho nuko kumvira amategeko. Naha ngaha Bibiliya iratubwira ngo umuntu uzagendera mu mategeko ntegeka n'amateka yanjye azabeshwaho nabyo. Ni Imana ubwayo yabitangaje, ni Imana yabitangaje. Reka mbabwire ngo nanjye Yobu Mbonigaba urimo urababwira iby'iyi nkuru, noneho tukabihuza n'icyo Bibiliya ivuga n'ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Nyagasani Imana. Reka mvuge ngo ntago ari igihe wabitangaje, ahubwo ni Imana ubwayo yashyizeho aya mategeko. Erega buriya niyo umuyobozi mu gihugu yasinye ku mategeko runaka, iyo umuntu ayishe arahanwa. Noneho reka twihute tujye mbere turebe icyo Bibiliya ivuga ku muntu bundi igihano yari akwiriye guhanishwa. Ariko navuze ngo ubwo ni igitabo kirimo ni amagambo ari muri Bibiliya ariko mu isezerano rya kera. Isezerano rishya ryo riravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ubwo ni mu Baroma igice cyaho cya 6 umurongo wa 23. Ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Rero nimba ibihembo by'ibyaha ari urupfu, Uwiteka yateganyije igihe azacira amateka, maze abanyabyaha bagahanwa, maze n'abakoreye Imana bakagororerwa, bakabana n'Imana akaramata mu bwami bwo mu ijuru. Bibiliya irabivuga mu gitabo cy'ibyahishuriye Yohana, mu matorero 7 hari amasezerano agenga ayo matorero, uko buri torero abakoze neza buri torero nuko bazagororerwa. Mu gitabo cy'Abalewi rero igice cyaho cya 20 hari umutwe uvuga ngo ibihano bikwiriye abaca ku mategeko. Ubwo abica amategeko ibihano byari bikwiriye kubagenerwa. Ese ibyo bihano ni ibihe? Hano bahereka yenda tuvuze ku murongo wa 9 ngo umuntu uvuma se cyangwa nyina uko yari akwiriye guhanwa, umva ugasanga umwana usuzugura umubyeyi. No mu gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 20 gukomeza 21-22, ibi bihano n'ubundi nabyo birahari. Ibihano byari bikwiriye guhanishwa umuntu wishe amategeko. Ibi ni ibintu byavuye mu kanwa k'Imana, ibiha Musa cyangwa se Mose abigeza ku Bisirayeli nk'umuyobozi wayoboraga Abisirayeli. Murabizi yuko mu Baroma yuko nta buyobozi budashyirwaho, nta buyobozi bubaho butashyizweho n'Imana. Noneho aho ngaho rero Mose arangije abatangarije iby'ibi bihano, kwari ukugira ngo ibyaha bicike mu ishyanga rya Isirayeli, kugira ngo Isirayeli idahura n'umuvumo, kuko iyo babaga bagiye mu byaha, igihugu cya Isirayeli ibintu byagisoragaho ni igiki? Imana yagikuragaho amaboko, abanzi babo babasatira babatera, bikarangira abasirikare babo baguye mu ntambara, igihugu kikanyagwa, kikajya mu yandi magambo muri krize, kikabura abaturage. Ariko igihe babaga bagendera mu mategeko n'amateka by'Imana,
ni ukuvuga ngo Imana ubwayo yaramanukaga ikabana n'iryo shyanga ku buryo nta kintu cyajyaga kibahungabanya, nubwo babaga bahuye n'ingabo zimeze gute, Imana yaramanukaga ikabarwanira kandi intsinzi igataha muri Isirayeli. Rero ayo ni amateka yaranze ishyanga rya Isirayeli. Ibyaha uko bigenda byinjira n'umuvuduko wabyo, reka mvuge ngo bizana umuvumo mu gihugu. Iyo ibyaha birimo biragenda bigwira, reka mvuge ngo aba ari umuvumo, ntabwo aba ari umugisha urimo uragenda winjira mu gihugu. Umurongo waho wa 10, umuntu nasambana n'umugore wundi, usambanye na mukamugenzi we, umusambanyi n'umusambanyikazi ntibakabure kwicwa. Aya ari amategeko ubwo ndimo navuga mu isezerano rya kera. Uyu munsi wa none abagabo baca inyuma abagore babo bakajya gusambana n'abandi bagore kandi bafite abagabo ni benshi. Hari ibihano biteganyijwe kuko igihano cyo kwicwa cyakuweho, kandi n'ubundi mu isezerano rishya navuze ngo Imana yashyizeho igihe mu Bisirayeli iyo umuntu yakoraga icyaha yahitaga agihanirwa, ariko mu gihe cyacu ntabwo ariko bimeze. N'igihano cyo kwicwa mu bihugu ku isi icyo gihano cyakuweho. Ubu ni ukuvuga ngo umuntu arahanwa akagira imyaka runaka ahanwa, nimba ari igifungo cyangwa se agafungwa burundu. Ni ukuvuga ngo ibihano nk'ibi ngibi mu Bisirayeli niho wasangaga umuntu wese yagendaga nk'uko bikwiriye, wajyaga mu byaha yabaga azi yuko ibihembo by'ibyaha nyine ari urupfu. Reka nitarukire rero, nihute cyane nigerere ku muntu uryamana cyangwa se usambana n'itungo, cyangwa se n'uyu muntu, tuvuge kuri uyu muntu wasambanye n'iyi nkoko. Umurongo wa 15 wo mu gice cyawo cya 20. Umugabo ubwo ni igitsina gabo naryamana n'itungo ntakabure kwicwa, iryo tungo naryo muzaryice. Nanone umurongo wa 13, kandi umugore cyangwa umukobwa niyegera itungo ryose akaryamana naryo, uzamwicane naryo, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Aha, ngaho dutekereza. Aya ni amateka yaranze iri shyanga rya Isirayeli. Bwari uburyo bwo kugira ngo mvuge ngo umuvumo utinjira mu ishyanga rya Isirayeli. Imana ibaha amategeko n'amateka bigomba kubagenga. Igihe babaga babigendeyemo, Bibiliya yatubwiye ngo byagombaga kubabeshaho. Namwe bwo muratwandikira, ariko nyamuneka twibutse abantu batarakora subscribe, reka mvuge ngo iki ni cyo gihe, kandi ibiganiro byacu birafasha urubyiruko, abato n'abakuru, kuko muri iyi minsi ndavuga ko ikintu cyitwa umuco kirimo kiragenda cyangirika. Turashaka kubaganiriza ibiganiro byiza mu minsi iri imbere, mushonje muhishiwe. Ariko reka mbabwire ngo abakora subscribe nyamuneka nimugire bwangu kugira ngo ibiganiro bijye bibageraho ku gihe, kugira ngo mujye mukuramo impuguro. Rero reka tugana ku musozo tuvuge ngo nyamuneka ibi bintu aho bigeze, umva, nimba navuga ngo abantu baba bakoresheje ibiyobyabwenge, nimba navuga ngo umwuka w'Imana cyangwa se Roho Mutagatifu arimo aragenda yiyarura ku mitima y'abantu benshi, ubwo n'umutima nta murimo aragenda ucecekeshwa, umva, ntago mbizi. Ariko natwe dutekereze, ibi ngibi rwose ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko iyi si yacu igeze ku ndunduro. Nshuti bavandimwe rero, reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka, kandi turabakunda cyane.